mu by'ukuri rero nkeneye nka miliyoni 3 kandi 3 nazo sizo z'agateganyo kubera ko 3 nizo kwivuriza hari utashyizemo amatiki urumva ubwo rero nta usibye mu mafaranga 100 banyoreje n'ubu ngunda cyabitse kuri banki nta yandi mafaranga yandi bigeze banyoherereza ndacyari umusore ahubwo inkumi nizizi abakeneye kwiyandikisha nibaze mbandike ubwo umuryamyo ni ayera umwuka oya hari ubundi buryo twabigenzamo hari indi tekinike cyane nyine nkeneye bwa busayizi bumwe buri mu kazi bana abantu nyine big nkanjye nibazaza azaza ubuntu bw'ubumanike bumwe bufite ibiro 40 nk'ubu ngubu mfite toilette nari mfite toilette ya kizungu yaruzuye ubu nyine ndi gukoresha isanzwe ariko urumva ni ibintu biba biguvunanya ibintu biba bigoranye kubera yuko urahaguruka nk'inshuro 3 Let me greet every person where you stay. Ndizera ko mumeze neza cyane. Uyu ni Umutako TV. Ngaho rero. Ndizera ko mumeze neza cyane. Utarakora subscribe yuke gukora subscribe, like, comment and share. Nje mugiye kubana nkuko bisanzwe ni MC Seti ngira ngo murabona hano icyamamare Nyarwanda kuri kamera z'Umutako TV. Uyu nguyu yose ngomba kwirwa muvuga ngira ngo nawe wahise umenya ngo ninde turi kumwe. Ahubwo nivuge nk'umugabo noneho tugwamo fresh. Murakoze cyane amazina yanjye yombi nitwa Mudahigwa Emmanuel bantu benshi cyane barayamenyereye ariko izina bazi cyane ni Fisi nkaba ndi umugabo nyine ukora akazi k'umwuga wa sinema kabiri n'umugabo ushima Imana abandi n'umugabo ushima Imana wambaye neza nubwo tugusanze mu rugo murakoze cyane nuko New York kwiherena sinakubwira mbandi mu kazi ako abantu bavuze ngo Fisi ubu nyuma yo kumaze kuva Mudahigwa Emmanuel wibagirwa kongeraho Kibonke na Kibonke n'iryanjye cyangwa n'iryo ari n'irindi ryitwa Rutitiba yose niyo bagiye bago turi kumwe na Fisi cyangwa se Mudahigwa Emmanuel nk'uko amaze kwibwira benshi ngira ngo muramumenyereye cyane muri sinema nyarwanda muri filime nyarwanda hari amafilime menshi cyane yagiye agaragaramo ndetse n'ubu turi buze nyine kugira bimwe tumubazaho ngira ngo mwamubonye rero Fisi twamugezeho turiwe mu rugo ibintu ndabona ari fresh ahantu hose aba yateguye isuku akubanza ugira isuku dusanze amakarasa neza ariko hari umuntu ujya gusura umutunguye nk'uko gasanga wapi muri imisugiye muduke borakoze muri iyi minsi ndimo ndakora filime nshyashya yitwa Kabashengure series nibyo mpugiyemo channel yanjye nyine urebye yitwa Fisi TV official ariko iyo filime nyine Kabashengure series niyo ndimo ndakora muri iyi minsi Fisi TV official ni irimo kunyuraho iyo serie yawe urimo gukora Kabashengure iyo channel yitwa Fisi TV official ni iri kunyuraho iyo serie yanjye yitwa Kabashengure series ngira ngo abantu rero barimo kubyumva badukurikira no ku Mutako TV mwibuke nyine kunyarukira ari kwa Fisi uhita umwana kakantu kaba kari ngombwa ka sub kubitona kakandi ko hejuru kinzogera turi kumwe na Fisi nibwo tukinjira ku ntangiriro y'ikiganiro nibwo tugiye kugwamo neza tuganira turi hano iwe mu rugo hari byinshi cyane turi buze kumuganirizaho ndetse kandi tunashima Imana kuba twese tugiye kumukabasima cyane abantu batakunda kukibuka kabisa rwose mu bihe byashize twagiye twumva amakuru menshi atandukanye Fisi yarwaye hari naho waje kujya mu bitaro Kibagabaga twumva ngo Fisi agiye kwerekeza agiye kujya kwivuza mu Buhinde Kibagabaga byari byifashe gute urumva Imana yaradufashije umuvandimwe ahava amahoro n'ubu kandi Imana inacyaturinze Kibagabaga byari byagenze bite urakoze Kibagabaga nari narwaye ndahava nyine norohewe
ariko ntabwo nari nakira nyine ndwaye akaguru gusa nanabwiye harimo abantu benshi amatangazamakuru nyine ande hafi yagiye ansura nkababwira nyine abantu bamfashe njye kwivuza ariko mu by'ukuri abantu ntabwo bagitabarana kuko umuntu wanyoreje amafaranga yanyoreje amafaranga 100 by'amanyarwanda urumva mu by'ukuri ni ukuri niwe wenyine wanyoreje kandi nagiye nca ku manuza ku macano menshi atandukanye mbwira abantu kugira ngo bankorere ubuvugizi mu by'ukuri rero nkeneye nka 3 miliyoni kandi 3 nazo sizo z'agateganyo kubera ko 3 nizo kwivuriza hari utashyizemo amatiki urumva ubwo rero nta usibye mu mafaranga 100 banyoreje n'ubu ngubu ndacyabitse kuri banki nta yandi mafaranga yandi bigeze banyoherereza mu Buhinde ntabwo bisi zijya zigerayo bisi wagira kagusetsa koko seti nagira ngo nako ngako kanyuremo urumva iyi si turimo uko bwije nuko bukeye niko ibintu bigenda bihinduka birumvikana ariko uravuze ati hari umuntu wamaye 100 niwe wenyine wagerageje kuba yatabara kandi na n'ubu nta kirakorwa wabaye n'inyangamugayo kuba ukiyafite hari undi rwose iminsi 2-3 ndayafite rwose kuri banki reka umuntu tunamushimira hari hose Imana imumugisha ni umumama w'umutantine aba muri Amerika ni umumama w'umusilamu rwose Imana izamwongerere kandi Imana izamuha ijuru kuko nta kindi kintu mfite namushimira ni ukuri Imana imumugisha mwinshi cyane mu Buhinde wari ugiye kwerekera ubwo bushobozi buramutse bubaye bubonetse bwo kuba wajya mu Buhinde n'icyo uzaba ugiye kwivuza uko kuguru bazagufasha icyaho ngaho n'iki kibanze bazaba bagiye guhita bitaho ubuzima bwawe urakoze cyane ikintu bazaba bagiye kumfasha mu Buhinde ni ukugira ngo ako kaguru kareke gukomeza kubyimba katazagira ikibazo wenda ugasanga bagagashiye cyangwa se bigenza ukundi sibyo none ikindi babage barebe neza ikintu kirimo gituma akaguru kandya kakanabyimba abantu mwengira ngo muri kubyumva uko bwije nuko bukeye twese burya ngo turi ku isi kandi ngo bucya bucyana yandi tujye tugira umutima wo kumva yuko mugenzi wawe ikibazo afite cyaba ari nk'icyawe ni byiza gutabarana kandi na kera byahozeho mu muco nyarwanda regafite cyane ni ukuri pe uramutse wari ufite gahunda yo kugenda ryari ubundi bari bamitishijemo kujya Faisal cyangwa nkajya mu Buhinde noneho ndavuga ati n'ubundi na Faisal nta mafaranga yaho mfite yo kujyayo kubera ko ibyiza nabanza nkajya Faisal bakabanza bakareba nimba bidakaze bakabona kunyohereza hanze kuko umuganga niko yari yambwiye ati twakohereza anuza mu Buhinde cyangwa twakohereza Faisal gusa ahita ambwira ati amafaranga yo bakuvu nyine ambwira nyine nuza mu ncamake totali y'amafaranga y'ibanze akenewe mu by'ukuri rero kubera ko nta mafaranga mfite kubera ko amafaranga nanjye mba mfite amenshi nasho muri filimi nari ndi gukora yitwaga Kabashengure kubera ko nyine nari ntararwara ubwo rero bimbayeho nyine mburukuntu kundi mbigenza kubera ko nta mafaranga nari mfite ariyo mpamvu nagendaga mbwira abantu ngo bamfashe mu bitangazamakuru mu by'ukuri ariko nta wamfashije ariko ndashimira Imana no kuba nyiriho baraza kubikora mwa bantu mwe mu mutabare burya ngo ni byiza cyane kwegera mugenzi wawe igihe ushobotse ukagikora n'ikidashobotse kandi ugakora ikikoroheye
cyane kabisa pe. haramutse hagize umuntu uvuga ati Fisi ndashaka kumufasha, Fisi ndashaka kumushyigikira kuri ibyo 100,000 bayabitse, yakubona gute? Nubuhe buryo yakubona? Ntago ari 100 gusa, hari n'andi 500 ariko yo yarayanjye. Navuze ati basi nzabona icyo mperaho. Bivuze ngo ubufite 600. haramutse rero habonetse nk'umuterankunga cyangwa umuntu akifuza kugushyigikira kugira ngo ubashe kwerekeza ujye mu Buhinde kuvurwa, ni buryo ki yakubonamo? Wa muntu yakubona gute? Yambona kubera ko wenda ashaka kumpamagara, nimero yanjye ni 0788991179. noneho tugiye kuyisubiramo rimwe, ariko urajya uvuga imibare 2 nawe mbashe gusubiramo kugira ngo utabashe kuyifata, abashe kuyifata neza. Ngira ngo we dutangiranye iki kiganiro, ndizera ko turaza kukijyana ku musozo. Uyu ni Umutako TV, hano turi kwa Fisi mu rugo, turi kuganira nawe ku buzima busanzwe ndetse nuko byifashe muri iyi minsi ku giti cye muri project afite, ndetse no ku buzima uko bihagaze nuko byifashe. Nimero yaba ari 07 88 07 88 99 99 11 11 79. Iyo niyo nimero ya Fisi cyangwa se Emmanuel Mudahigwa. Ushobora kuba wamuvugisha uramutse ugize uwo mutima, icyo gitekerezo cyo kuvuga ati reka rwose mufashe. Gufasha ntago bivuga ngo nuko ushobora gutanga cya kindi wa muntu yifuza cyose. Ugufasha ushobora kuba ufite nayo makeya, ukaba wamuhamagara nuko agakomeza kongera, kuko ubu ngubu batubwiye yuko hari 100 yari yahawe nk'ubufasha, ndetse afite nani 600. 500 yose hamwe ni 600. Bimeze bite? Twe twaraburanye, ndashima Imana nuko rimeze neza, gusa nuko nyine mfite ikibazo cy'akaguru, ariko ubundi nta kindi kibazo mfite. Mu buzima busanzwe ibindi byari bimeze neza? Ibindi byari bimeze neza pe. Filime biragenda cyane, filime biragenda ni neza, nta ribi. Hari abantu batubwiye ati rwose muzatumire Fisi mumuganirize. Hari n'ubatubwiye ati ariko buriya Fisi nkurikije uburyo angana, buriya Fisi arya nk'ibiryo bingana iki? Wazi yuko ari 10 by'umuceri. Yakoza nkabije nshobora kurya irobo y'umuceri, nayirya nkayimara. Irobo ubwo waba wakabije? Naba nakabije. Ibirayi narya nk'ibiro 2 na 3 nabimara. Kuki ibirayi aribwo warya 2 cyangwa 3 se? Kandi ibirayi arega ikiro kiba ari gikeya. Ikiro biba ari nk'ibirayi 4. Urumva rero ni ikiro cy'ibirayi kiba ari ibirayi bikeya cyane. Ubuzima busanzwe usukunda kwirira uduki nyine mu ibintu by'amafunguro, ibyo kurya? Ngiye nkunda ibirayi n'imboga z'ibyatsi, imvange, dodo. Vuze ngo ngiye kurya neza, ubwo naba nateguye agasamake, utuboga tw'ibyatsi n'amata ku ruhande, uko nkunda amata cyane. Hari filime ya kera nibuka wigeze kunywa amajaga 2 niba atari ijaga imwe y'igikoma, nako yinuza y'amata. Filime ya kera uri kumwe n'abakanyonzi, iriya bayita nta munoza. Ya ni nakinaga njya kwiba amandazi ndi kumwe na Kanyombye. Iriya filime rero nibyo twabaga twateguye. Mu by'ukuri abantu berekana, tuvuga yuko iyi yose ari ijaga yose kaba yuzuyemo amata. Ndafata ya jaga ngo tomera yo nshoboye. Gutu wena ninshaka ngeze ahangaha. Amata barakora pause, amata tuyasuke ku kindi kintu. Sigazemo duta dukeya tugeze hasi. Noneho bahite banyerekana nayamaze niba ndanakubita ijaga. Urumva ko ari danje.
ntakurumva ko nanjye nibuka burangiye najyaga mbitekerezaho nkavuga ati cyangwa byakunda ari amata yarayamaze kabisa. oya ntago nayamaze vraiment ntago naba mfite inda yamara ijaga y'amata none ikivugutuza ukuntu aba ari amata menshi anafashe ari inshyushyu ari inshyushyu ari akajaga ushobora kugenda ufatamo tape pari tape ugenda uruhukamo gake ukayanywa ukayamara uko amazi ijaga nayo wayanywa ukayamara ariko uzi ikivuguto byonyine uzanywa igikombe cy'ikivuguto cya gikombe cy'igice cya litiro wumva uburyo mu nda kiba kimeze kiba cyuzuyemo wagira ngo ni ntuza. Turacyari kumwe n'icyamamare Fisi, ngira ngo benshi muramuzi, amenyerewe hano mu ruhando rwa sinema nyarwanda muri filime. Turacyarimo kuganira nawe, hari benshi wenda badafite amakuru muziho, ariko ni na mpamvu twafashe urugendo tukabatireka tujye kuganira nawe none twinshi mu matsiko. Tuzi mwebwe wenda ibyo mwamwifuza kumenya kuri Fisi, buri muntu agira utubazo twinshi dutandukanye tw'amatsiko, ariko bike muri byo turaza kugerageza kuganira nawe. Turacyari kumwe na Fisi. None se Fisi, hari abantu benshi wenda fata Bibiliya akajya mu rusengero. Fisi ni muntu ki? Fisi asengera muri hedini? Urakoze cyane. Ukuvuga ngo jewe rero ubundi nge ndumumizirima. Umusiramu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oya none sura bisoje. Oya gembaza ngengusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oya nese oya ngensuhuza. Nyine ndagusuhuje ngutore salamu. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh wa baramina. Wate. Mbongo urabyishe. Fisi ni umusiramu burya mu buzima busanzwe. Uravuga ngo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warutubwiye ati mu gisiramu mazemo imyaka 4. Ni wowe wihitiyemo kuba wagana Islamu cyangwa se ni ababyeyi bawe nabo bari basanzwe ari abasiramu? Oya ababyeyi banye n'abanyagatolika, ni ngewe wihitiyemo kuba umumizirima. Kuba umusiramu. Ni iki cyaguteye kugira ngo uhitemo kuba umusiramu? Nyine numvaga ntishimiye idini ry'iwacu, ndavuga ati reka nigire mu idini ryanjye rinyuze nshaka. Uhitamo kujya kwibera umusiramu. Hari nk'abantu bashobora kuvuga bati urabona abisilamu iyo barimo gusenga barunama bagahaguruka, ni inshuro nyinshi basenga bunama bahaguruka. Ubifatanya gute n'uwo mubyibuho? Biriya nta kintu bintwara kuko biranamfasha. Yewe buriya nkunda kubamira Imana. Niyo mpamvu nyine ndikunda tu. Biriya ntago bingora ngewe kuko nanjye mbameze nyine nk'abandi bantu basanzwe, ahubwo nyine guhaguruka uva hasi ujya hejuru urabyumva ko biba bigoye, ariko nge ntago bingora. Kuri uwo mubyibuho ufite ntago bijya bikugora? Oya ntago bingora kabisa. Turacyari kumwe na Fisi, turimo kuganira mu buzima busanzwe. Ngira ngo mwakomeje kubyumva, yatuganirije ndetse na n'ubu aracyatuganiriza. Nuko uhitamo kwibera umusiramu cyane rwose. Hari inkuru negeze kubona urimo gutegura igikorwa cyo kuzarya paka ugize ibiryo. Ibyo bintu ubona byashoboka? Biriya ni no comment. Ni no comment. Umuntu aba ari mu kazi. Umuntu aba ari mu kazi. Fisi ni muntu ki? Fisi aracyari umusore? Fisi se ni umugabo afite umudamu? Fisi bimeze gute? Fisi ubu ni muntu ki? Ndacyari umusore ahubwo inkumi nizize. Abakeneye kwiyandikisha. Abakeneye kwiyandikisha nibaze mbandike. Subwo umuryamyo ni yahera umwuka. Oya hari ubundi buryo twabigenzamo. Hari indi tekinike. Cyane nyine nkeneye bwa busayizi bumwe buri mu kazi.
pana abantu nyine bibi big nkanjye nibazaza hazaza ubuntu bw'ubumaneke bumwe bufite ibiro 40. small size biyandikisha ari inyuma ya kamera hari small size isuba ariko buri Imana yafashije yibereye ngewe fi uracyari manzi oya ari manzi wanyu ntago baroga ntago yacu baroga ahubwo umuntu w'imanzi mana wamwishyira hasi akamukubita inkoni nyinshi aba bana n'ubumuga aba bana n'ubumuga bwa shamva ubwo saciye nk'igihe kingana icyo ubikoze aciye nk'igihe kingana icyo ubikoze ariko ubundi reka nkubwire biterwa ubundi ngewe buranabonye aho kugira ngo umuntu w'umwana ukiri mutoya mu myaka 20, 18, 23 aho kugira ngo ambwire ngo aracyari isugi umuntu w'imyaka 40 yambwira ko akiri isugi ngaho kugira ngo sinzi nimba uri kubyumva neza ibintu ndi gushaka kuvuga abana b'iki gihe barasaze bashaka kwigira abantu bakuru apfa kubona utubere tukizamuka agahita yumva ko nyine ashaka umusaza we yagira nk'ikintu amubwira ati ntukazerere ntukagende nijoro cyangwa mama we akamubwira cyangwa papa we ati dadi ati ndakwiyamye wana ati ndakwiyamye rwose ukagira ngo ntago ari wa mwana cyane cyane abana b'imyaka 17, 18 bigize abantu bakuru rwose nimwubaha ababyeyi banyu niyo mpamvu mvuze gutyo sinzi nimba ikintu navuze wacyumvisha nacyumvisha aho kugira ngo umuntu w'imyaka 18, 20, 22 cyangwa 3 ambwire ko ari isugi umuntu w'imyaka 40 yambwira ko ari isugi kubera yuko abantu bari muri iyo myaka yo hasi navuze barashyushye cyane pe baranikujije bagabanye uko ibyo bintu ntago ari byiza pe oya nibagabanye ubushyukwe nako ubwo bushyuhe bagabanye ubwo bushyukwe nako ubushyuhe babugabanye cyane yuko nabahaye ubahaye inama cyane vraiment ntago biri ari byiza kwikuza imbere ya mama wawe cyangwa papa wawe kandi aribo bakubyaye ukabasuzugura ukarenza ntago ibyo bintu ari byiza cyangwa musaza yavuga ukumva ko nyine muri hejuru abiza abakobwa nyine ukuntu kera ngiyo umukobwa asuzuguraga iwabo ngo yabaganga ibere ryabaga ngo ryageze gute sinzi ukuntu najyaga mbyumva naho umuhungu we ngo niba yabaga yabyimbye iki numbaza uko bajyaga bavuga babyumvishe uranteta kabisa ubwo se umunsi wa mbere uva mu manzi byari bimeze bite yewe nari mukuru ariko navuye mu bumanzi mfite imyaka nka 23 nimba atari 4 uko waragerageje naragerageje urumva ukuntu nifashe uzi ubukobwa nimye bwinshi wagiye ubukatira bungendaho ugenda ubukatira useruka gutwika ryari igihe cyose ngenda twika nkimanukira none se nkubese kubumaneke bwawe rega ubu ndakuze ubu ngubu yewe navutse 8/6 mfite imyaka 35 maze imyaka 22 muri sinema natangiye gukina filimi mu mwaka w'2000 nibwo filime ya mbere nayikinnye ubwo rero mu by'ukuri genda kuze niyo mpamvu nshatse ndatwika nkimanukira kubera ko ndakuze nyine ndabyemerewe ariko se urabona umuntu ni umwana w'umwangavu w'imyaka sinzi babita ngo nimba ari abataye umutwe ari kujya mu bugeto message zidashira noneho ubusoresore harimo ubusoresore babwiyambarishijwe amapoketi iki bamwe babyina n'abaririmba ugasanga twatwana bigize abamasuzi mwabana mwe murekere musige nkumva ababyeyi film none se ubu ni nkwe mupanga ufite muri uyu mwaka urakoze cyane
ngewe ubundi ugiye kurangira. ngewe ubundi umupangu mfite ni uwo gukora channel yanjye yitwa Fils TV official, ngakora cyane nkagira abakozi nibura batari munsi y'abakozi 10 wenda ngitangira. Nkagira kamera nyinshi, ubu nta nimwe mfite kandi urakora. Ndakora kandi ndakora. Uvuga ngo ubu ngubu ndashora amafaranga, ariko nubwo kuko mfite mubyara wanjye niwe ugerageza kumfasha, kubera ko nyine amafaranga mfite pe. Nakoze amafilimi menshi cyane nararushye, ariko ntago ngiye ngomba guhagarara kubera ko niwo mushinga wanjye, niko kazi kanjye, kubera ko kuva nyiri umwana nifuzaga kuzakina filimi kugeza igihe nsaziye. Rero mfite umushinga wo gukora filimi, nkagumye nkakora channel yanjye, ntago nzigera mpindura channel ni imwe Fils TV official. Hanyuma nkakora nkashyira amafilimi menshi, kabashengure ngiye gukora episode 40. Ubu maze gukora episode 20, 18 nizo ziri kuri YouTube, 2 ziri mu rubiko, ariko hari n'izindi ziteditinze bari ko editinga cameraman. Mu by'ukuri ndashaka gukora nkaba munini nyine, sinzi mbese ujya ubona Umutako TV, urabona Umutako TV ni channel ifite abakozi benshi cyane. Nanjye rero nshaka kumera nkazo, nkagira abakozi benshi, nkatwika koko hagashya. Ku buryo maneka zaza nawe azajya yicara. Ahubwo ku buryo ewana buri muntu wese unkorera agomba kubona amafaranga kandi ashimishije, agatunga n'umuryango. Ahubwo ariyo mpamvu mbwira urubyiruko rwarangije 6e secondaire, umuntu ubishaka gukina filimi azampamagare, yaba urubyiruko cyangwa se abakuze, yaba abamama bakuze, abapapa bakuze, inkumi. Ubwo yo mvuze inkumi nyine niba abantu bo mu myaka 25 kuzamura, n'urubyiruko nyine rurangije secondaire. Umuntu utarangiza secondaire je ntago namukinisha, kubera ko kurangiza amashuri ukabona kujya muri sinema nibyo byiza mbere yuko ujya muri sinema ukabona kujya mu mashuri. Noneho ubwo umuntu nyine ukeneye gukina filimi yazampamagara, agiye kuri nimero yanjye 0 yayindi navuze 0788899179. Mpamagara nimba ufite impano iryamye ushaka kuzamura, dufatanye dukore, tuzamuke, turenge, turebe ko twakora urugendo nyine rw'iyo channel yanjye ya Fils TV official, tugakora nyine hagashya. Arakoze cyane, turacyari kumwe na Fils. Hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye by'amatsiko turimo kumubaza, natwe ubwacu tubashe gusobanukirwa kuri ibyo bibazo, tumara amatsiko, ndetse namwe mukomeza kwa natwe mu buzima bwa buri munsi, abafana be, abakunzi be, mubashe kugira byinshi musobanukirwa kuri Fils. Nta yindi ndwara ujya urwara wenda itari uko kuguru? Nta yindi ndwara yindi ushobora kujya uvuga ati narwaye gutya, indwara iyi ikunda kumfata? Urakoze cyane. Nge nta yindi ndwara n'imwe ndwara, nayo rwose, usibye akaguru niko ndwaye, ubundi nta kindi kibazo ngira. Ubu se ibyo biro ntago bijya bikubangamira? Ibiro kuko urabona ko n'izi ntebe twasanze hano, urabona ko bishoboka kuba umubaji yarabanje akagupima kugira ngo agukore. Tete wageraga gusetsa koko. Ibiro ntago biro mbyishimiye. Ibiro byanjye ntago mbyishimiye, ku buryo bishobotse nabona nk'umuti utuma ngabanuka, ariko wizewe, upimye ufite ubuziranenge, uwo muti nkawunywa nkagabanuka. Kuko mu by'ukuri ubundi usibye hajemo akazi, bya bintu byo kuvuga ngo umuntu bamuhaye akazi, ubundi ntago njye navuga ko nshaka kubyibuha. Reka nta muntu wifuza kubyibuha, kubera ko kubyibuha biravuna. Iyo ugiye muri wese wituma uhaguruka nk'inshuro eshatu. Ako kana ahubwo niko nayo ngiye guhita nkubaza, urakoze kunyuza. Nk'ubu ugiye mu bwiherero
ukoresha ubwiherero bumeze gute? nyine urumva nk'ubu ngubu mfite nari mfite tuwarete ya kizungu yaruzuye, ubu nyine ndi gukoresha isanzwe, ariko urumva ni ibintu biba biguvunanye, ibintu biba bigoranye kubera yuko urahaguruka nk'inshuro eshatu, urabanza ukicara hasi ukituma. Ubuse hari nk'imigozi kera bajyaga bambika ihene mu ijosi, nta kuntu ushobora kuzabwira nk'umufundi wenda akagira umwe uburyo awuta hejuru ku mabati, nyine bya biti biba bifashe amabati, n'undi noneho ku buryo ushobora kuzajya wituma ufashe kuri umwe urasetsa bikabasha. ntabwo ari ukusetsa, ukituma ufite inama, ukituma ufashe ku mugozi, ubwo mu by'ukuri ntabwo waba wicaye, ahubwo waba umeze nk'uhagaze cyangwa usutamye, waba witendetse. niko ni nk'agaki kakubayeho ukiri umwana kugera muri iyi myaka ukunda kwibuka, akanumva utazibagirwa igihe ukiri kuri iyi si, akanumva uzaganiriza abantu bose, akantu ujya wibuka nawe ubwawe kabashaka akantu karambabaje pe? Ni nk'agaki akantu kambabaje se? biriya ntagakira. akantu kambabaje nakahera ko ntako nibuka mwana. ese ubu nta n'ikintu cyagiye kigushimisha kuva vuba? byashimishije ni byinshi. ikintu cya mbere na mbere cyanshimishije ni uko ninjiye mu mwuga wa sinema. naho rero ibyambabaje byo ni byinshi, urumva, kubera ko ntago mu buzima bw'umuntu bwose umuntu ahora yishimye. ikintu cya mbere cyambabaje ndi mukuru ni uko napfushe sogokuru wanjye, kandi naramukundaga. Imana imuhe iruhuko ridashira, burya ngo aheza ari mu ijuru, kandi twese ni narwo rugendo, twese niho twerekeza. wari watubwiye ati usengera mu idini ry'abayisilamu, uri umusilamu, sinzi niba wenda tutakubangamiye wakuramo ingofero mbere yuko tugera ku musozo w'ikiganiro, noneho abantu bakavuga ati turi kumwe na Fils nyawe, Fils official niwe turi kumwe, noneho n'aba basilamu ugahita bakubita akajambo neza na Sidija. Sidija yaraje siti bagereka kunsetsa koko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayisilamu bavandimwe, ako ndabona ya myaka mbwi ushaka kumbeshya, kuko ndabona n'imvi zaraje. oya, izi mvi ntabwo ari iz'imyaka. N'iziki? nizo navukanye. ni umuryango. Tukiri aho ngaho ku idini rya Isilamu, urabizi yuko mu gisibo barafunga, hari ukuntu biba bimeze mu gisibo rwose, habaho ifutari hariya siya nimugoroba saa 12, hakaza kubaho n'idaku ya mu gitondo. ifutari ni igihe usiburutse, hanyuma idaku ni igihe ubyutse ugiye kurya idaku kugira ngo wirirwe umeze neza mu nda. Subwo iyo mwageze nko mu gisibo bijya bikorohera, ujya ubibasha? kubera ngewe iwacu atari abasilamu ntabwo binyorohera. tuvugenze urugero ari nko mu gisibo, kumva hanze bakaranza akanyama kandi wafunze, ukumva batayemo ibirungo, sereri magiyara birahumuye kabonye. reka nkubwire, iwanjye ntabwo ari abasilamu, sibyo, abo tubana, umukozi n'abandi, sibyo, ariko ibyo ngibyo uri kuvuga, iyo wafunze uba wafunze, kandi ntabwo ari wowe uba wifungishije, kuko wowe wifungishije, mbese uvuze ngo ngiye gusiba ku bushake bwanjye, ntabwo wabishobora. uvuga ngo haba harimo n'imbaraga z'Imana. turasiba rero tukarangiza umunsi wose. turacyari kumwe na Fils rero, turimo kuganira, urumva ko
mbere twatangiranye ikiganiro urabona ko twaganiriye neza byinshi cyane turimo kuganira nawe ku buzima bwa buri munsi. Ufite umwana cyangwa uracyari sinzi ukuntu babyita arya bavuga ingaragu, umuntu utarabyara aba ari ingaragu. alubumu sindayimurika. Harabura iki? Harabura bamaneke watubwiye umuntu asohora alubumu ariko akaba aretse kuyimurika akazayironshinga igihe cyageze. n'ibanga rya Fi ukunda gukora iyi siporo yumva ufite umwanya ukaba ati noneho ngiye gukora nabyibushye cyane reka nshaka uburyo nigororera umubiri nakaye ga siporo katakuvuna ukunda gukora. Nkora siporo ya marishe kugenda nkunda kuva hano Kacyiru nkajya Nyabugogo n'amaguru. Urabishobora? Ariko kubera nyine ubu ngubu narwaye akaguru birangora ntago nabishobora, ariko mbere ntararwara navaga hano nkajya Nyabugogo n'amaguru, nagera Nyabugogo ngatega nkaza noneho na moto. Tugeze ku musozo w'ikiganiro, reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro tukatugezanyije ku musozo. Uyu ni Umutako TV, wibuke gukora subscribe, like, comment and share. Jimwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Shimira na timu tubana ku buhanga bw'ibyuma iba yadufashije kugira ngo ibashe kubana natwe tubaze kubasha kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye zuzuye kandi zimeze neza. Reka Fisi rero hari akabazo ugiye kumbaza? Nangiye kubwira nyine mbwira abafana bibuke nyine no gukora subscribe yaba kuri Fisi TV official, ntimutambuke rwose mudakoze subscribe, kandi no ku Mutako TV naho nimwibagirwe gutambuka mukoze subscribe. Ruvango mu byukuri Fisi TV official mukore subscribe, hanyuma no ku Mutako TV naho mukore subscribe, kubera ko wimye umuntu subscribe ntago wamugurira fanta, ntiwamugurira na byeri, nta nubwo wamuha n'igikoma cyangwa icyayi mu rugo. Ariko naye hari uburyo utabibasobanuriye neza. Ubundi iyo umuntu yimye umuntu sabu ntiyamuha n'ubwiherera. Ariko cyane rwose ngakumva ntiyagubwiherera. Gira ngo rero Fisi arabibabwiye, kora subscribe ugere kuri televiziyo yiwe bayita Fisi TV official. Wibuke kumuha sabu, mumushyiremo na comment ku bitekerezo kuri iyo filme yatuganirije Kabashenguri. Ndumva rero twasezera abafana bawe ndetse n'abisilamu muri rusange. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane kandi mukomeze mudufashe, mbese murebe ibintu tuba twabageneye kuko ni mwebwe mwenyine dukorera. Hanyuma ku basilamu namwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imana ibaho amahoro n'imigisha. Aya basi.